niba utari mu nzira zijya i Siyoni ushobora kuba uribeshye icy'ingenzi. Mana nishimwe cyane, Mana ihabwe icyubahiro. Bano bantu rero bubaha Imana ngo niyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, kino gikombe bakaba bakigezemo ngo bagihindura ahantu h'amasoko, imvura yo muhindo ikacyambika imigisha. Bakunzi bandu Umukristo TV turabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe aho mumereye hose. Imana ikomeze ibarinde kandi baha umuntu w'ingirakamaro. Amen. Ushobora kugira abantu ariko Imana iguha umuntu, mwabo bantu itoranyemo umuntu. Yego twe tumaze iminsi tutaboneka ariko twagarutse. Ntabwo ari ukubanga ahubwo ni bya bibazo by'isi nyine shida za dunia baburana kandi atari uko banganye. Mbere ya kamera za Ndi Umukristo turi kumwe n'umuyobozi wa Ndi Umukristo Pastor Laban. Witwa Pastor Laban. Uraho neza? Ndaho ndashima Yesu. Twe tugukumbuye nuko. Nanjye ngumbuye umuryango mugari kuri Ndi Umukristo. Yego. Nje Ndi Umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze no gupfa. Nje Ndi Umukristo naho naterwa n'ibyago ngaba no ku rugamba. Nje Ndi Umukristo n'umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu tuba hamwe nzahora nesha. Haleluya. Umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha. Nje Ndi Umukristo umva ubwo buntu narakijijwe ngurwa mu byaha. Nje Ndi Umukristo naho naterwa n'ibyago ngaba no ku rugamba. Nje Ndi Umukristo Ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha, mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha. Nje Ndi Umukristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nje Ndi Umukristo gakondo yanjye iri mu ijuru ku Mana Data na nzaribayo na nimero abaho bose baguwe neza. na nzaribayo na nimero abaho bose baguwe neza. Nje Ndi Umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umukiza wanjye, kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Nje Ndi Umukristo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavurwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nje Ndi Umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Nje Ndi Umukristo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa shemwa Yesu Kristo. ihirwe ngiye mu ijuru.
nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Haleluya, haleluya, Pastor. haleluya, Amen. haleluya, haleluya, amen, amen. Bane shima. Iyi ndirimbo injemo ntabwo nari nayiteguye, ariko kuko turi kuri cano yitwa Ndi Umukristo, n'ubundi numvise twavuga ku iyi ndirimbo. Igitero cya mbere kiravuga ngo nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no ku gupfa. Nge ndi umukristo, mpora mbihamya, naho igihugu cyose cyagira cyanseka, nge ndi umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Imana ishimwe. Igitego cya kabiri akavuga ngo nge ndi umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Nge ndi umukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Nge ndi umukristo, ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha bigashaka kuza ngabisubizayo. Ni umwami Yesu, umugaba wacu ni Kristo. Nzahora nesha. Haleluya. Nge ndi umukristo, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ndabyino bizaduhindura, ndabihinyuye, ntabwo imese izaduhindura, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Amen. Nge ndi umukristo, gakondo yakiri mu ijuru ku Mana yacu, nta nzara ibayo, nta n'imiruho. Abaho bose bagize ute? Baguwe neza. Igitero cya nyuma cya kane, nge ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Nge ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Yego, buriya muntu bishimisha, numva bizashimisha ni umunsi w'urupfu rwanjye, kuko nzagira ibyishimo, nzaba ngiye iwacu. Hano mu isi ndacumbitse, hano mu isi ndacumbitse, nibwo nzaba ngiye iwacu hanyaho. Ubwo rero nta kibazo dufite. Nuvuga ngo gupfa k'umupagani ni igihombo, ariko gupfa k'umukristo aba agiye iwabo. Nuvuga ngo urupfu ni icyambu cyambutse umukristo, kitwambutsa tuva munani mu gucumbika tugeye iwacu hanyaho. Ibaze hano mu badukurikiye, niba uri umuntu wari umaze imyaka 10 mu bupangayi, hoya ukaba umaze imyaka 10 mu bupangayi, cyagiye wubakaga inzu yawe ikaba yuzuye, uzayitaha wumvaga umeze gute? Ntekereza imyaka rero tumaze hano mu isi. Ahubwo Pastor wagira ngo ureretswe. Nuko rero nge namaze imyaka n'umudamu imyaka 11 ndi mu ikode. Urakoze. Ariko ndara mu nzu yanjye bwa mbere, yewe we narigaraguye ngaso. Uzi ikintu cyanjenaga, aho nari nkodesheje yaramane gisatatu mba muri imwe, na nyiri byondo niyo terime yo, na nyiri byondo abamo. Nkaba ntabuza yo kugura umuriro, ariko nkaba ntemerewe gutera ipasi y'umuriro, nkatera nihishe. Na za keto barazitubuzaga, ugasanga ni ikibazo. Noneho hari ahandi ntabwo wayitunga imara umuriro. Hari ahandi nabaye umuriro ugashira, kuko nyiri byondo nawe aguraga umuriro, ntabuza yo kugura. Ariko n'ubundi mu masezerano dufitanye ntago kugura umuriro birimo, bikansaba kugira ute gutegereza ngo awugure, ugasanga ibyo nagomba gukora kuri machine akazi kagize ute karapfuye, kuko nari ndi mu ikode, ntari hehe, utari iwanjye. none uyu muririmbyi ati kwiki igitero cya kane, nge ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, ngiye mu ijuru. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu isi turacumbitse, mu isi ni mu mibabaro. Nubwo ndi hano kuri kamera, ariko hari ibintu biba biri ku njomba. Ndashimira Imana ko abana batsinze kubabonye n'ibigo, ariko hari mane hari mane biba bisaba, hari minerivare biba bisaba. Ariko mu ijuru
yo haleluya Amen. mw'ijuru ngo tuzagira ibyishimo bitavugwa ngo birenze ubwenge bwacu, birenze uko twabivuga, birenze uko twabiririmba. nukuri niyo mpamvu urengera mbwira ngo umunsi wanjye wo gupfa bazashaka ibyuma, bashake bajye muri sitade bacurange baririmbe, sinzabona hari umuntu uri kurira. Pastor nge nzarira pe. Oya nawe umva nambi kubwiye kare wape rwose, umva impamvu kuko urize ngagaruka byagukoraho. Oya umva impamvu nzarira. Twatanze urugero rw'umuntu uri mu ikoti. Hari umuntu twe duturanye tubanye neza, yego nimutse arababara. Ntabwo yarababajwe yuko ngiye mu nzu yanjye, ahubwo yarababajwe nuko dutandukanye. Nanjye ari ikizandiza niki, ntabwo nzankugiriye ishyari yuko ugiye iwawe mu ijuru, ahubwo nzavuga nti koko pastor, ibi biganiro ntago tuzongera kubigirana, koko nicyo kizandiza. Nyine burabiza babirangiriye aho, ariko azaba aramarira y'iki y'ibyishimo. Imana ishimwe. Naraba mugarure ukongera gutuma mba mu bukode n'imyaka yose nari mbumazemo, ntabwo waba unkundaga. Ahubwo nzavuga nti Mana koko ninumvaga atagenda iwe. Ariko korode uzi inimbambi ituma abantu twumva tutapfa, twumva ko umuntu wacu atapfa, twumva twakigumiraho iteka ariko amaherezo tugapfa. Uzi impamvu? Nuko ari igitekerezo Imana yaremeye mu muntu. Yego. Ubundi uretse Satani wasa akabyivangamo akarogoya, agashaka kurogoya umugambi w'Imana. Imana yaremye umuntu wo kuba iteka ryose. Yego. Ntabwo yarimo umuntu uri umuntu ni arakomeye. Nta kindi kiremwa mu isi no mu ijuru gisumba umuntu. N'abamarayika rimwe na rimwe batugirira amatsiko, ariko kuko Imana yabiremeye muri twe, ubundi Imana turemeye ngo tubeho iteka. Satani araza rero asa naho arogoye urupfu rurinjira, ariko Yesu nawe araza ararutsinda ararunesha. Cyagiye yitanga ku musaraba, ubundi urupfu rwazanywe n'icyaha. Yego. ariko arangije arapfa, azuka ari gutanga amatangazo avuga ngo muhumure nanesheje isi urupfu na Satani. Yesu yaranesheje urupfu kugira ngo twebwe abamwizera nitumwizera tukaruhukira muri we tuzabane nawe iteka ryose. Ubwo rero impamvu tubaho, impamvu tumva tutapfa, nuko icyo gitekerezo kizasohora kuri uriya musimberuka, abazarokoka urupfu rwa kabiri tuzabaho iteka ryose. Nuko biri muri twebwe, kumva ndagenda ngumva utagenda, madamu kumva ataba hafi, mama nubwo afite imyaka 200 ariko ngumva yaguma yakwiberaho. Ni igitekerezo kiri muri twebwe kizasohora umunsi umwe. Yego. Amen. Pastor nkunda yuri kubwiriza n'abakunzi bandi mu Kristo TV, ndabizi yuko bakunda ijambo ry'Imana ubu bagejejeho. Ngiye kugusengera Imana ugambwe kuyobore mu iryo jambo ubundi ritugezeho. Imana ishimwe cyane. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Tugushimiye yuko uyu mugoroba wabanye natwe tutariki 10 z'ukwezi kwa 9 2025. Mu kwezi kwa mbere araturinze kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, ukwa 9 dusigaje amezi 3 ugango tugere mu mwaka wa 2026. Nushimwe gukomeje kubana natwe. Ntabwo nsengeye ijambo ryawe, ahubwo nsengeye umukozi wawe ugiye kuritugezaho kugangwa kubera igikoresho, akubera mikoro, ubundi byo ushaka kugeza ku bakunzi bandi mu Kristo TV abitunyuzeho nta cyagabanyije nta nicyo yongeyeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mana ishimwe cyane, urakoze. Nanjye nenda kucunguza uburyo umwete n'ibyo twarimo ni ijambo ry'Imana nibidukomeza ngaba Kristo. Mana nishimwe cyane, reka turebe ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 84. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 5. Zaburi ya 84 turasoma duhereye ku murongo waho wa 5, atubwira ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icambika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wa muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gusenga kwanjye. Mana ya Yakobo, tegera ugutwi. Mana ngaba idukingira, reba witegereze mu maso ho wasize, kuko umusomya mu bikare by'inzu yawe uruta iyindi igihumbi ahandi. Ngunda
guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye, bati bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha, kuko Uwiteka Imana ari zuba n'ingabo, ingingira Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ndazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu ni Dawidi wavuze aya magambo meza kandi y'Imana, n'igihe byari bikomeye kandi biteye ubwoba, ariko aravuga ngo hahirwa ababa mu nzu yawe, ngabo ngabo babasha kugushima ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Buriya kweye si hari abisi haye icyubahiro, hari abisi haye icyubahiro, hari abagize icyubahiro ndetse baragifite, barapfukamirwa, bararerembwa, barasengwa, ariko ibyo byose igihe kizagera bijye hasi byibagirane. Umuntu wakoreye Imana akagendana nayo, akaba ari imuha icyubahiro, cyano mu isi azakigira, no mu ijuru azakigira mu bwami bwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu Dawidi bitewe n'uko yubahaga Imana muri we, yari umwami wakundaga Imana kandi akagendana nayo, niyo mpamvu yavuze aya magambo, aravuga ngo hahirwa ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite inzira zijya i Siyoni. Imana ishimwe cyane. Yewe mugabo, yewe mudamu, yewe mukobwa, yewe musore, kora byinshi utera imbere, ni byiza, wige, uminuze, ucuruze, ugire amafaranga, yewe ugire amazu n'ibindi byinshi bituma umuntu agira icyubahiro. Ariko niba hatarimo kubaha Imana, niba utari mu nzira zijya i Siyoni, ushobora kuba uribeshye icy'ingenzi. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Bano bantu rero bubaha Imana, ngo niyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka. Kino gikombe bakaba bakigezemo, ngo bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Bivuga ngo twebwe abubaha Imana, kokorote cyagiye mu kazi byarangiye, imiryango byanze, ndakeka ko wasigariye ku Mana yonyine. Bantu bahagaze turebe ko bizagenda, sarabahwagate arabahwate. Buriya hari n'abantu bavuga ngo arabahwate ndambe bagufitiye ntacyo bari bubikoreho. Cyakora turashimira Imana idufasha mu iyo mibabaro, idufasha mwako gahinda, idufasha icyo gihe twatereranywe turi kubona isi isa naho yatwanze. Buriya nagira ngo nibwira abadukurikiye, nigeze ngera mu bihe bibi, natambuka ngabona abantu bose bari kumvuga, mara nk'icyumweru mu nzu ndasohoka, ariko nasenga Imana ikambwira ngo humura mwana wanjye. Abandi bari kumva tukundi, abandi ntazi ko bimeze, inguru zabaye nyinshi, ariko ndashima Imana. Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe cyane. Hari igihe umuntu agira mu bibazo, abantu bakamwanga, nawe ubwo akumva ariyanze, bamwita imbwa, nawe akumva ko karimbwa, bamwita ko ndaca amazi, nawe akumva ko ndaca amazi. Imana rero umuremyi wawe yakuremye, ikaguhanga, ikaguha amazuru, ikaguha amaso, ikaguha ibirenge, ikaguha umutima, ikaguha buri kimwe cyose mu cyugize. Imana ibikibona uri umunyamumaro mu maso yayo. Bantu bagutaye, bantu ubona ndano mukiku waguhamagara kuri telefone, Imana yo ibikivura ati dore umwana wanjye ngunda kandi ngamwishimira, ni mwubahe. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu ngaho niyo badutaya mu gikombe cyitwa Baka, ngo twebwe tugihinduramwo amasoko, twebwe turiyubaka. Nda wundi twubaka rero ni umwuka w'Imana aba muri twebwe. Uwo nguwo niwo dusigarana dufite ibyiringiro. Aho mbeko Claude no bamwe babona byarenze, agafata akagozi kuko ndakimuhumuriza afite, agashyira mu ijosi akimanika ku ngingi. Aho niho bamwe byanga, agafata icyuma cyici zose akajya mu mashanyarazi, akajya kwiroha mu mugezi kuko ndakimuhumuriza. Ariko twebwe niyo turi muri Baka, twiga kwigirira neza, twiga kwifasha, twiga kwiyubaka. Yewe mushiki wanjye, Baka urimo niyo imyaka myinshi, niyo igihe kirekire, ariko wongere wubakwa mu izina rya Yesu Kristo, wongere ugirirwe neza n'Imana mu izina rya Yesu Kristo.
humura aracyari ibyiringiro. Bibiliya ivuga iki? ngo umunsi umwe mu bikari by'inzu y'Uwiteka. Iryo sengesho usenga ni iry'amasaha, nubwo hari naho bigera no gusenga bikakunanira. Jabone hari umuntu wamamagaye avuga ngo pastor ndi kubura iryo senga, ndasengesho mbona ari ndi nakora, ariko icyo gihe uri muri baka n'isengesho karibura. Humura, hari Imana ikikureba ijisho ryiza, hari Imana ikivuga ngo dore umwana wanjye nubwo ababaye, nubwo ari mu butayu, ariko ejo cyangwa ejo bundi nzamugirira neza, nzamukura muri baka. Humura ugiye kuva muri baka, humura ugiye kuva mu gikombe cy'ishidikanyamana. Humura, Imana irakugendera, Imana ikugarutseho. Ndabyo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ya masengesho warukaga gukora, ayo ngaya aracyakora akazi. Ya mirimo warukaga gukora ufasha abantu, biracyakora akazi, biracyakora imirimo. Humura, ejo uzaseka, ejo uzaririmba indirimbo z'amashimwe. Reka nzoreze hano, Imana ibane nawe, Imana ikwiteho nubwo uri muri baka, ariko humura, ndabyo Imana yagutaye. Imana ikuza amazina, ye mukobwa Imana ikuza amazina, ye mugabo Imana ikuza amazina, ye mubyeyi Imana ikuza amazina. Humura rero, Yesu ari ku ngoma, wige kwigirira neza, ukomeze wizere Imana, nayo irakuzi kandi izakugirira neza, akira neza ijambo ry'Imana. Ndagukunda, Imana ikagukunda kundusha. Iyo bageze mu gikombe cyitwa baka, bahindura ahantu heza amasoko. Haleluya. Nayibagiwe. Yarija tuzaririmba. Byose birashoboka. Ariko ntacyo uvuga ngo abakiranutse aho bageze. Amen. Ajya bavuga ngo iby'Imana irimo n'ibivuzo biramera. Cyane. Yongera kugira ubuzima. Biba bishatse kuvuga ngo hahandi ubona ko byarangiye, Imana yategetse, niho bitangirira aho. Niho bitangirira. Pastor, reka dusoze. Urakoze cyane. Dusoze, Imana iguha umugisha. Amen, amen. Nimero yawe irahari kuri Ndi Umukristo. Irahari rwose, kuyivuga ntacyo bidutwaye. Kongera kuyivuga ntacyo byabitwaye. Kugira ngo umuntu ugukeneye ko wamusengera, amavuta y'Uwiteka kuriho, biragaragara kandi turabibona uko tugendana n'ibimenyetso. Wayivuga rwose, wayikenera akaguhamagara. Ni 0788 53 8 0788 53 8 Imana nishimwe cyane. Isengesho ryo guhumuza amateraniro yacu. Amen, amen. Mana turagushimiye, izina ryawe ryubahwe. Nejeje no gusengana n'uyu mushiki wacu n'umwene data, bari muri situation itameze neza, ariko ngasoma ijambo rya muri Yobu 7:14 ngo haracyari ibyiringiro. Yo kigiti kigomba gutemwa, ariko imyaka yashira, imvura yagwa kikongera kigashibuka, kandi ngiyo gishibutse gishibuka neza kuruta mbere. Uyo nawe yaracuruzaga biranga, yari yarubatse biranga, ariko data miso ushimwe kuri Imana iri kumutegurira ikintu cyiza. Yarafite akazi kameze neza biranga, ariko ushimye kuri Imana igiye kurema ikintu kidasanzwe kuyu mwene data. Ngaho data misa mwamoraho, nubane nawe, umurengere, merane nyuma, mugirire neza. Data umubashishe kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Ngana umurengere muri byose, kandi data myiza, abababaye, abarwayi, bashavuye, baremerewe, data baruhurwe nawe. Data wa twese myiza, ab'imisi ibaye myinshi mu butayu, Mana bahemburwe nawe, kandi urakoze kugiye kubagarukaho. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, barengere muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen.